Nongeye kunezezwa no kubana namwe muri gahunda yacu tumenyereye y'ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya. Ni umugisha iyo twongeye guhurira kuri uyu muyoboro ngo twigane ingingo y'umunsi. Reka tubishimire Imana cyane ngo izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Murabizi ko turi ku cyigisho cya karindwi, icyigisho kitubwira abahirwa ko hahirwa abizeye, hahirwa abizeye. Mbese ni abizeye iki? Ni abizeye Yesu nka Mesiya. Abo ngabo barahirwa. Muri bo rero twabonye mu ngingo y'ejo twabonye Aburahamu nk'uwahiriwe igihe mu buryo bw'igishushanyo yabonaga umwana w'intama uzatambwa washushanyaga Kristo maze akanabyizera, maze bimuhesha amahirwe ahinduka sekuruza w'abizeye. Ayo ni amahirwe yagize. Uyu munsi rero tugiye kureba ubuhamya bwa Mariya nawe nk'uwahamije kandi akizera Yesu nka Mesiya. Reka rero mbere yuko twinjira mu ngingo y'uyu munsi tubanze turarike Mwuka Wera kugira ngo afatanye natwe mu buryo bw'isengesho. Data mwiza, data ukiranuka, izina ryawe rigira nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko wongeye kuduhamagara ukaduha amahirwe meza yo kongera guhura nawe tunyuze mu byanditswe byera. Turakuraretse ngo uzubane natwe, uduhishurire ibyanditswe biri mu byanditswe bindi, ibyo wifuza ko tumenya. Mu gihe tugiye kwigira kuri Mariya wahuye na Yesu bikamuviramo amahirwe adashira yamuzaniye ubugingo, natwe ubwo duhura nawe natwe nuturondora ukatugasanga, duce bugufi maze duhinduke, kandi ibyo bintu bigume mu mitima yacu nk'uko Mariya yabizirikanye. Reka ubuntu bwawe burushaho kudusobanurira ibyanditswe byera, natwe duciye bugufi kugira ngo twigishwe nawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni ingingo yo kwa kabiri itubwira ubuhamya bwa Mariya. Uyu Mariya agiye gutanga ubuhamya, ariko tumwibuke ni Mariya umwe dusanga Yesu yahuye nawe igihe bari bamumuzaniye. Mariya bamufasha asambana, nuko igihe Yesu yarebaga nk'utakeneye kubwirwa iby'abantu, yitegereje Mariya amubonamo nk'uzavamo igikoresho gikomeye mu minsi yajyaga gukurikiraho, bityo yifuza gukiza ubugingo bwe, ariko kandi bikanasigara ari icyigisho kuba azakurikiraho. Rero aha turasanga Mariya nyuma y'icyo Yesu yamukoreye yarabizirikanye cyane, ndetse tunabona ko ariho havuye n'ubushuti bw'uko Yesu yahindutse inshuti y'uriya muryango wari ugizwe n'abavandimwe batatu. Hari Mariya uwo Yesu yagiriye neza akamukiza, hari Lazaro, uyu nawe yari musaza wabo, turabyibuka neza muri Yohana igice cya 11. Uyu niwe Yesu yazuye mu gihe yari amaze iminsi 3 mu mva. Kandi bari bafite n'undi muvandimwe wabo witwa Marita, umuntu rwose wari uzi gukora imirimo neza, ariko Yesu akamubwira ati akwiriye kubikora kandi agafata n'igihe cyiza cyo kwicara iruhande rwa Yesu. Ibi yakundaga kubibabwira igihe yabaga ari mu muryango wabo. Uyu muryango rero Yesu yari yarawugiriye umugisha, nabo bamugiraho umugisha, bityo abawugize bakomeje kuzirikana ibyo kugira neza kwa Yesu. Ni nayo mpamvu dusanga mu minsi yabanjirije Pasika, igihe umugabo witwa Simoni, uyu nawe Yesu yari amukijije ibibembe, nuko azirikana ibyo Yesu yamukoreye, ategura ibirori byo kwishimira no gushima Yesu. Mu buryo bw'ibirori atumiramo inshuti ze, ariko tubona ko mu bari batumiwe harimo Mariya wa wundi tumaze kuvuga, hari Marita umuvandimwe we, ndetse na Lazaro umusaza wabo. Abo bose muri ibi birori byo gushima byateguwe na Simoni, bose bari babirimo, kandi umwanditsi yatugaragarije ko bari abatumirwa ba bugufi. Cya mbere bari abaturanyi, ni nayo mpamvu bagize uruhare mu kwakira abashyitsi bari batumiwe. Rero icyari kibateranije aho nk'uko umwanditsi yabitubwiye, ryari ishimwe riri mu mutima wa Simoni, uyu wari umubembe ariko akakizwa na Yesu akongera kugaruka mube. Turabyuka ko ibibembe iyo wabirwaraga wavaga mu bavandimwe mu nshuti zawe, ariko Yesu amaze kumukiza agarutse iwe arabizirikana. Nuko mbere y'uko binjira muri Pasika ategura igiterane cyiza, ategura ibirori. Nuko benshi mu bo Yesu yagiriye neza, birumvikana nubwo abari bo banditswe aha ngaha, ariko birumvikana ko benshi mu bo Yesu yagiriye neza bari bahari. Ariko ntabwo umugambi n'intego
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 12 bugendereye kutubwira iby'imiteguro y'ibirori byo kwa Simoni, ahubwo muri ibyo birori habereyemo igikorwa gitangaje, ari nacyo twifuza kugira ngo wenda tuvugeho imirongo mike. Yohana igice cya 12 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. haratubwira ngo Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu aje i Betaniya aho Lazaro uwo yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Umurongo wa 3 baranditse ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadano y'agati ka narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Birumvikana nubwo hano mu butumwa bwiza batagaragaje uwateguye ibirori, ariko turabona ko byari ibirori byabaye hagenderewe gushima Yesu ibyo yakoze. Ariko tubonamo igikorwa gitangaje tubonye ku murongo wa 3. Mu gihe ibirori byari birimbanije, Mariya akora igikorwa gitangaje. Hano bari batubwiye ngo mbese ni ikihe gikorwa Mariya yakoze? Twese turabyumvise ku murongo wa 3. Mariya yafashe amavuta y'igiciro cyinshi maze ayasuka ku birenge bya Yesu, maze igihe yari amaze kuyasuka ku birenge bya Yesu, agerekaho kubihanaguza umusatsi we. Ibi bintu ubundi byari umuco wabo, ariko nanone byarimo urukundo no guca bugufi. Ariko ikirenze kuri ibyo byari ukunyurwa kwari mu mutima wa Mariya. Impamvu byari igikorwa gikomeye nuko aya mavuta ntabwo yafashe amavuta asanzwe ayo ari yo yose, ahubwo batubwiye ko yari amavuta y'igiciro cyinshi. Ndetse hano umwanditsi atubwira ko ayo mavuta ikiguzi cyayo cyanganaga n'igihembo cy'umukozi yakoze umwaka wose. Nawe tekereza igihembo umukozi wakoraga buri munsi umwaka wose, ikiguzi ahawe akaba aricyo cyashoboraga kwishyura aya mavuta. Rero igihe yayasukaga ku birenge bya Yesu, kuri we ngo mu bitekerezo bye, umwanditsi aratubwira ngo yifuzaga igihe yamaraga kumva ubutumwa bwa Yesu, akumva intego ye, akumva aho yerekeza, Mariya yagize igitekerezo muri avuga atumva ubwo umwami wanjye azaba yapfuye, kuko yamaze gusobanukirwa ko ari igitambo cy'abanyabyaha, ko azicwa, akagambanirwa, agapfa, agahambwa. Yagize igitekerezo aravuga ati ariko bizambera byiza ubwo umukiza wanjye azaba yapfuye, nanjye nzagaragaza urukundo namukundaga, maze aya mavuta nakoreye igihe cy'umwaka wose nyasuke ku murambo we. Ibi nanjye ningira ayo mahirwe nzaba ngaragaje rwose ko nanyuzwe n'icyo yankoreye. Ariko Mariya igihe yatekerezaga ibyo, haje andi makuru, ndetse ayo makuru turabyuka ko abigishwa ari bo bagendaga wenda babigaragaza ko bafite inyota ko Kristo aho kugira ngo azapfe ahubwo azaba umwami. Rero igihe Mariya yumvaga ko Kristo yenda kwimikwa ngo abe umwami, akurikije ibyo yumvanaga abigishwa bamukurikiye, ibyo yumvaga muri rubanda, yatangiye gutakaza icyizere cy'uko ibyo yari yarizeye ahari byaba ari ibinyoma. Bityo afata icyemezo cy'uko aya mavuta agomba kuyamusukaho mbere y'uko aba umwami. Birumvikana ko yatangiye gutekereza ko aramutse abaye umwami, ayo mahirwe ntiyari buzongere kuyabona. Igihe rero umwanditsi yatubwiye ngo Mariya yashakaga ko ayo mavuta azayakoresha umunsi umwe mu gihe cyo gushyingura Yesu, ariko aza kumva ko mu gihe Yesu yendaga muri icyo gihe Yesu yendaga gusigwa nk'umwami. Icyo gihe rero Mariya niwe wabaye uwa mbere wo kumuha icyubahiro. Mariya yamaze kumva ko ibyo yatekerezaga bishobora guhinduka, atekereza neza ko nta mwami atazabona ayo mahirwe, aravuga ati ahubwo reka ntange abandi, igikorwa cyanjye nkirangiza hakiri kare. Ahari Mariya ntabwo yari agamije kugira ngo igikorwa cye kimenyekane muri rubanda, ariko Yohana aratwandikira ngo igihe Mariya yari amaze gufata ayo mavuta yasutse ku birenge bya Yesu, mu nzu hose hatamyemo iyo mpumuro, abantu bose barabimenya. Kumenyekana kw'ibi bintu nibyo byakanguye ibitekerezo by'umuntu wabaga hafi aho, wabanaga na Yesu, umwigishwa we witwa Yuda abonye icyo gikorwa, yatangiye gutekereza no gushyira mu bwenge agaciro k'ayo mavuta amenwe ku birenge bya Yesu. Kuri Yuda
yumvaga ko icyo gikorwa rwose kirimo gusesagura, ndetse niyo nayo mpamvu yihutiye kuvuga ngo mubyeyi rwose ntabwo Yesu yari bukunde ko ayo mavuta amenwa, oya rwose ndetse anatanga igitekerezo aravuga ati yari bugurishwe, maze azana inyunganizi nziza tumva nta nubwo yari bugurishwe gusa ahubwo yari gufashishwa abakene. Kuri we yumvaga ko hari atanze impamvu yakabaye ishigikirwa, kuko atavuze ko yashira mu ruhago yagendanaga, maze mu buryarya bwinshi avuga ko yakabaye agurishijwe maze agafashishwa abakene. Mu bifuzo byose barabidusobanurira ngo icyatumye Yuda avuga ibi, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yohana naho hagerageje kuvuga bike ku gitekerezo cyari mu mutima wa Yuda. Ngo icyatumye avuga ibi ni uko ari we watwaraga uruhago rw'imiya, kandi ngo yajyaga akoramo rwose, ndetse Yohana anatubwira ko yari umujura rwose, byari ntabwo yabiciye ku ruhande. Yesu rero nk'uwarebaga mu mutima, ni nayo mpamvu yahamije ko igitekerezo cyo Yuda atanze ntabwo ari urukundo, nta nubwo ari ubwuzu agize bwo gufasha abakene, ahubwo Kristo nk'uwasomaga imitima yarondoye icyari mu mutima wa Yuda, kandi yanitegerezaga icyari mu mutima w'uyu mugore. Mu guca intege Yuda amwibutsa ko icyo uyu mugore akoze ateguriye umubiri wa Yesu guhambwa, kandi icyo gikorwa akoze kizahora cyibukwa ahazabwiriza ubutumwa bwose. Ariko icyo yagaragazaga nk'igitekerezo cyiza cyo kubujyanama cy'uko ayo mafaranga yari buvemo yafashishwa abakene, Yesu yamusubije mu magambo amubwira ati Yuda, abakene muzagumana nawe iminsi yose, ariko njye ntituzagumana. Icyo uyu mubyeyi akoze kizavugwa ahazabwiriza ubutumwa hose. Hano mu mwanditsi aratubwira ngo impano y'amavuta ahumura neza Mariya yari yaratekereje kuyashyira ku mubiri wa Yesu amaze gupfa, ariko yibutse ko umubiri w'umukiza ariko yayasutse ku mubiri w'umukiza akiri muzima. Ikintu kinejeje cyane, Mariya umwuka w'Imana yamuyoboye gukora igikorwa mu gihe nyacyo cyari gikwiriye, kubera ko iyo aza kuyasuka ku mubiri wa Yesu amaze gupfa, tubona ko icyari kuba gikomeye ni uko ayo mavuta yari kugenda agahumura mu mva, ibintu bitajyaga kugira n'umuntu n'umwe ubimenya mu mva, ntacyo wari kubimushimira ngo, ariko igikorwa yagikoze yagikoreye Yesu akiri muzima. Baduha n'ingero z'abantu bakoze ibyo bintu byo Mariya nawe yumvaga ari bukore, harimo Yosefu na Nikodemu, igihe bazanaga ibihumura neza by'igiciro cyinshi ariko bakabishyira ku murambo wa Yesu. Ibyo rwose byari ubugiraneza, byari na byiza, byerekanye urukundo bamufitiye, ariko ntibyari bushyikire urugero rw'icyo Mariya yakoze, kuko we yabikoze. Hano haratubwira ngo iyo aza kubikora mu gushyingura uwo mubavu wari gutama mu gituro, ariko noneho yanejejwe no kubikora no kubona igihamya cyo kwizera n'urukundo Mariya yari amufitiye. Yabikoze Yesu akiri muzima, maze Yesu yitegereje uyu mugore abona neza agaciro k'umuntu wanyuzwe n'urukundo Imana imukunda, wanyuzwe n'ubuntu yagiriwe, kubera ko yabikoze akiri muzima. Mariya yakoze igikorwa cyiza cyane kirengeje icy'aba abagore bazindutse kare mu gitondo, turabyibuka, bazindukanye ibihumura neza. Birumvikana ko abana bo babiguze igiciro gihenze, ndetse bumvaga rwose ari igikorwa cy'ubutwari, ariko ibiramambu baje gusanga Kristo yazutse, maze bibaza urugendo bakoze, urugendo bapfiriye ubusa. Kuri Mariya we yagaragarije umukiza urukundo rwe akiri muzima, kandi agishobora kubona guhimbaza kwe, maze amusiga amavuta, amutamiriza, amutunganiza guhambwa. Igihe Yesu yinjiraga mu gihe cy'umwijima, muri cya gihe cy'ibigeragezo, igihe yiteguraga gusakirana n'umwanzi ku mugaragaro, yitegura gupfa, ngo yagumanye iki gitekerezo, ndetse we arenza amaso ye kuri Mariya ukoze ibyo, aboneramo n'uburyo abakira ubutumwa bwiza bo mu bihe byose bizabaho bazamunezeza, nk'uko Mariya yagaragaje kunyurwa agafata igihembo yakorewe umwaka wose afite umutima unyuzwe, afite umutima unejejwe n'icyo yakorewe. Kristo yaboneyemo n'ishusho y'uko abazizezwa ubutumwa bwiza bw'ibihe byose banazanezezwa n'igitambo cyo gucungurwa. Baratubwira ngo dusoza iki cyigisho, baratubwira ngo
mbese yesu yari azi ibiri mu mutima wa mariya igihe yakoraga kiriya gikorwa, kimwe n'uko yari azi ibiri mu mutima wa yuda igihe nawe yatangaga igitekerezo kirimo uburyarya. Ibintu binejeje cyane. Yesu nk'uko twakunze kubigarukaho ntabwo akeneye kubwirwa iby'abantu, ahubwo we asoma imitima. Rero yari asobanukiwe n'ikiri mu mutima wa mariya, ubwuzu bwamuteraga gutanga icy'agaciro. Yari asobanukiwe neza ko nuko yanyuzwe n'ibyo yakorewe, ariko nanone yari anasobanukiwe n'ibiri mu mutima wa yuda. Igihe yuda yatangaga igitekerezo cy'uko byakabaye bigenda, ntirwari urukundo yari akunze umwami we, ntibyari urukundo yari akunze abakene, ahubwo ni inyungu yahozaga ku mutima. Ibi rero baratubaza ngo mbese Yesu azi ibiri mu mitima y'abantu ndetse n'ibiri mu mitima yacu. Ni iki uku kuri gukwiye kutwigisha rero? Kuba data wa twese, kuba Yesu azi ibiri mu mitima yacu, ntidukwiriye kwishuka ngo tugire uburyarya. Ndetse Pawulo yarabyanditse avuga ngo kuko Imana itanegurizwa izuru. Ntabwo Imana ishukwa n'iby'ubutungane, ntabwo ishukwa n'uko tugaragara inyuma, oya, ahubwo iradusobanukiwe mu buryo bwose. Rero uku kuri kukwiye gusobanuka mu mitima yacu, tukaba ababwiza Imana ukuri, tugakora buri gikorwa cyose tuzi neza ko Imana tugikorera isoma cyane impamvu yacyo. Niyo mpamvu muri Matayo igihe twarebaga ibyo bazabwirwa urubanza rwabo rubibabwirwa ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, aba nabo bazatanga impamvu z'uko hari ibikorwa byiza bakoze, abandi bagarirwe ko hari ibyo birengagije gukora, kuko igikorwa cyose gikwiriye gukorwa kivuye ku mutima mwiza, umutima unyuzwe nk'uko Mariya yabikoze, asunitswe, ayobowe n'imbaraga yavuye ku kuba yaranyuzwe n'icyo Yesu yamukoreye. Ntidukwiye kuba indyarya nka Yuda, ahubwo dukwiye kugira imitima inyuzwe nka Mariya. Bityo igikorwa cyose cyaba cyiza kiguye guherekezwa n'umutima unyuzwe kandi umutima uciye bugufi, nk'uko Mariya yerekanye ko icyo Kristo yamukoreye mu minsi ye igihe yendaga gucirwa urubanza rwo gupfa maze akamukiza. Ibyo byatumye abizirikana mu mutima we, maze yigomwa igihembo cy'umwaka wose, abigaragarisha gushimira umwami we. Kandi ibi ngibi binatweretse ko muri icyo gikorwa Kristo yaboneyemo n'uburyo abanyuzwe n'igitambo cy'ibyaha nabo bazamunezeza umunsi Kristo azerekanwa mu bwiza, akabazanira agakiza bategereje iminsi yose. Reka nsabe kugira ngo njye namwe, ubwo Kristo yadutangiye igitambo kidukuraho ibyaha, yaratubabareye nk'uko yababariye Mariya, natwe igitambo cya Kristo cyakirwe mu mitima yacu, maze ubwo agiye kwerekanwa azanezezwe no kutwishyira turatagira ibizinga nk'uko yanejejwe n'igikorwa Mariya yamukoreye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Data udukunda ukiranuka uri mu ijuru, tunejejwe cyane nuko watutangiye igitambo cy'ibyaha kitubabarira kikatwezaho gukiranirwa kwacu kose. Nk'uko Mariya yasobanukiwe n'ubutumwa bwiza, agasobanukirwa na Mesiya n'umugambi we, maze akanyurwa n'ibyo yamukoreye, ndakwinjiza ngo imitima yacu natwe uduhe kunyurwa no gusobanukirwa iby'igitambo cy'Ikaruvari nk'uko Mariya yabigaragaje, ndetse tukaboneramo n'ishusho y'uko Kristo yanejejwe nabyo, ndetse akabona n'umusaruro uzava mu bazemera bakakira igitambo cye. Natwe uduhe kuba muri uwo mubare, kandi ubwo imitima yacu isobanukiwe ibyo bintu, Data uduhe kubyizera. Ubuntu bwawe udukomereze mu rukundo rwawe, utukumishe hafi yawe, kandi udukure mu mutima w'uburyarya ubwo ari bwo bwose. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.